kumenya kubara iminsi yacu. Turabishingira mu cyanditswe kiri muri Zaburi ya 90 murongo wa 12. Zaburi ya 90 murongo wa 12. Kumenya kubara iminsi yacu. Iyi ni Zaburi ya Mose ku murongo wa 12 haravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Namwe wanyu niko handitse abafite Bibiliya? Haleluya. Utwigishe kubara iminsi yacu. Ni nkaho tutazi kuvuga ngo rendi mardi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane, ariko si icyo, ahubwo hari ubundi buryo bw'imibarire mu bumana niba ariko navuga. Utwigishe kubara iminsi yacu, atari ukubara gusa ngo tugeze mu kwa 12, ngo ahubwo tugire imibare ituma dutunga imitima y'ubwenge. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Bibiliya y'Icyongereza imwe iravuga ngo kugira ngo tubashe applying imitima yacu mu bwenge cyangwa kuyishyira mu bwenge. Muri make ubuzima bwacu bugire ibyemezo cyangwa se ibikorwa by'ubwenge. Iryo rero niryo sengesho turimo dusoza uyu mwaka. Ariko ibyo ni ibisanzwe. Ariko mu bumana kubara suko kubara kw'imyaka gusa nk'ibi navuga ngo maze kurya amabonane menshi, oya, ahubwo turasaba Imana ngo itwigishe kubara iyi minsi, ariko tuyibare bidutera gutunga imitima y'ubwenge. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Uku kumenya rero kubara mu maso y'Imana si 1 2 3, kuko umuntu ashobora kubara 1 2 3 akazagera no kwijana, ariko bitarigeze bimwerekeza ku gutunga umutima w'ubwenge. Muri ukuntu byaba ari igihombo. Imana itugirire ubuntu. Ikitubwira ko twamenye kubara mu maso y'Imana cyangwa nk'uko Imana ibireba, ikitumenyesha ko twamenye kubara ni uko iyo mibare yacu, iyo miteranyirize yacu n'iyo myaka yacu bidusunikira mu kwifuza gutunga umutima w'ubwenge. Nicyo kitubwira ko wamenye kubara. Ntabwo ari kubara ko umwana wo muri materineri 1 2 3, oya. Mu maso y'Imana ikidutera kumenya ko twamenye kubara ni uko iyo mibare yanjye yansunikiye mu kwifuza gutunga uyu mutima w'ubwenge. Imana nishimwe. Haleluya. Hanyuma umutima w'ubwenge mu mibare y'inahangaha iwacu hano ku isi yabamo ibintu byinshi. Dushobora kuvuga ngo wasevinze, uwibikiye, uwizigamye ntapfushe amafaranga y'ubusa, uwizigamye twavuga ko yagize ubwenge mu mibare y'inahangaha. Kandi bibari byo, kandi bibari na byiza, sibyo? Utarasesaguye akabasha kwizigama, akagira dukeya bika ku ruhande, akarangiza umwaka wa 2023 hari icyo kwizigama kwe kumuhesheje, twamwita umunyabwenge. Uwitaye ku mubiri we, agakora siporo, agakora gym, akarya neza, simbizi n'ibindi bitandukanye, uwiza amashuri, uwagize gute, ibyo byose twabyita ubwenge. Siko bimeze? Haleluya. Utarishyize mu bintu bimutera ingaruka mu mubiri we, utarishyize mu bintu byinshi yicuza, wakoze neza akazi ke, uwize neza n'ibindi byinshi byiza by'inahangaha, twavuga ko nawe yatunze umutima w'ubwenge. Ariko ni iby'inahangaha, vuga ngo ni iby'inaha. Haleluya. Nabyo ni byiza kandi bigira umumaro, bituma n'abantu tubashima, tunabemera. Ni byiza pe mu mibare y'inahangaha biba byagize umumaro. Ariko mu mibare y'uwo twituhoraho, usumba ibihe, usumba imyaka ya 23, wa wundi ureba ibihoraho. Haleluya. Ibidashira, ibyiteka ryose. Imana nishimwe cyane. Amen. Haleluya, haleluya. Mu mibare y'uwo nguhoraho ureba ibyano nakamenya n'ibitazashira, urenze imyaka iyi ngiyi tubara ngo ni ibihumbi, mu mibare ye umuntu yita ko yagize ubwenge ni umuntu wahugukiye ikintu Yobu arimo kutubwira. Murabizi Yobu yaduhaye definition y'ubwenge. Murabyumva nshize y'Imana. Yobu yaravuze muri 28 ndakwifuriza kubuhazi mu mutwe kuko haroroshye. Yobu 28 ngo mazibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Ngo mazibwira umuntu iti, Uwiteka abwira umuntu iti. Hano hejuru hari andi magambo atangaje y'ibikorwa bihambaye by'Imana byagera kuri 28 hakatubwira ngo mazibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge,
kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iriya Zaburi yavuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Noneho igisubizo tukagisanga ngaha. Ese iyo mibare ituma dutunga umutima w'ubwenge ni ubuhe? Ese umutima w'ubwenge ni ubuhe? Ko n'uwacuruje akunguka nawe yaragize ubwenge, ko n'uwareze abana be neza nawe yagize ubwenge, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko Yobu aje kutubwira mu by'ukuri uyu mutima w'ubwenge ni iki. Ngo maze Imana ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Turimo tubwira Imana ngo Mana utwigishe kubara iminsi yacu bituma dutunga imitima y'ubwenge. Dore aho twerekera muri make umuntu Imana irebe ikavuga ngo uyu nguyu noneho ngo yamenye gukora imibare. Ni umuntu imibare ye, ni umuntu imitekerereze ye, ni umuntu imigenzereze ye irimo yerekeza mu kurushaho kwifuza kugira uyu mutima wubashye Uwiteka. Haleluya. Dore abanyamahirwe ijuru ribara ko barimo kubara imyaka neza. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Amahirwe ya hano mu isi ni ay'ibintu runaka twagezeho, kandi ni meza pe, nako nta n'uwanayanga, turanayakwiriye. Ni ay'ibintu twagezeho. Ariko abanyamahirwe ijuru rivuga, ab'ijuru ryavuga ngo bamenye kubara iminsi yabo. Dore uko Bibiliya bavuga muri Matayo 5:6, haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Haleluya. Turimo turasoza umwaka tubara abantu b'abanyamahirwe bafite ibintu bagutanze. Hari ibintu waragambiriye ntubigereho, undi muntu akaba yabigeraho rwose. Wamwitegereza ukavuga uyu muntu yarahiriwe mu buzima bwe bwose. Ndetse iyo Satani yaturashe imyambi atwereka ko nta cyiza na kimwe turatunga kuva twabaho. Iyo myambi igibageraho namwe akakwereka ko kuva wabaho, kandi ubwo uriho urahumeka nturi no muri bombone, ariko akakwereka ko kuva wabaho nta cyiza kirataha iwawe. None abo banyamahirwe rero baba bameze nk'aho ubuzima bwabahiriye, nubwo tuba tutaganira nabo ngo tubimenye, bura nabo bafite ibibagoye, ariko twabareba inyuma tukavuga ngo uyu muntu yarahiriwe, ikintu cyose akoze gihita gicamo, ikintu cyose akoze gihita gicamo. Tukabita abanyamahirwe barimo barasoza umwaka bahiriwe, ariko ijuru ryo ryareba rikareba ibindi. Haleluya. Rikavuga ngo ababaye abanyabwenge bamenye kubara iminsi yabo ni abantu bagize umutima utunze ubwenge. Hanyuma yo bakatubwira ngo umutima utunze ubwenge se nuwuhe? Nuharanira kubaha Uwiteka. Dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Icyama bari muri Kristo Yesu, hejuru yabo twita abanyamahirwe ku isi, tukifuza no kumenya ab'Imana yita abanyamahirwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Umutima wo kwifuza kumenya ab'Imana nabo yita abanyamahirwe, kandi ukifuza ko babamo. Haleluya. Ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, ngo abo ngabo bazahazwa. Iyi nzara n'inyota yo gukiranuka niho Imana yatanze garante, iravuga ngo abo bazahazwa. Mu yandi magambo bazanyurwa, bazuzuzwa, bazagendana amahoro. Indi nzara yose n'indi nyota ya hano ku isi ntabwo ijya yuzura. Mwarabibonye, tubona kimwe tugahita twifuza ikindi, twabona kimwe tugahita twifuza ikindi, twabona kimwe tugahita twifuza, ndetse kimwe twabonye gihita gihamagara ikindi, kiba gifite ijwi muri cyo rihamagara ikindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ahantu duca duturanye bamaze iminsi bubaka inzu nziza cyane, noneho duhita twibwira n'umwana twageranaga turavuga ngo ubu rero hari abandi bagifite ibibanza birimo busabira aho hafi. Tutavuga turi abantu rero bagifite ibibanza babonye akaga, kuko kuzubaka inzu iri munsi y'iyi bizaba ari ikibazo. Rero buri cyiza cyose cya hano ku isi, buri cyose twifuza kiba mu ijwi riguhamagara ngo ngera wigire imbere. Ntibijya bihaza, bihora bikurembuza ngo dore byarushanijwe, ngo hari ibindi byadutse. Ariko abafite inzara n'inyota gukiranuka, haleluya, ngo abo bo bazahazwa, abo bo bazuzuzwa. Nuvuga ngo kunyurwa konyine kuzaboneka hano mu isi nuko umuntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka. Haleluya. Ariko abafite inzara n'inyota byo gukiranuka nibo bonyine bazahazwa, nibo bazatunga imitima inyuzwe muri iyi si dandabirana. Cyama Imana ikagutera inzara n'inyota. Haleluya. Icyama isengesho ryawe rikaba iri ngiri ngo Mana nyigisha kubara iminsi yanjye bituma ntunga umutima w'ubwenge. Ese ubwenge buhi? Ubwenge bwo kubaha Uwiteka, ubwenge bwo kuva mu byaha, kuko niko kujijuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Matayo nanone 5:6 muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana, byo gutunganira Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Byo gutunganira Imana, kuvuga ngo Mana nakunezeza gute birushijeho, nagutunganira gute birushijeho. Nk'imbaraga
zo gutunganya n'ahatatunganya. Haleluya. Ngo kuko abo ngabo nibo bazagira gute? Nibo bazahazwa. Haleluya. Hari igihe mu rugendo rwacu umuntu aturisha umutima we akavuga ati ariko nanjye inyota yo guturisha yo gutunganira Imana ndayifite. Imitima yacu cyangwa imitima nama yacu kuko itarya ruswa iteka dushaka ibintu byo kuyiturisha. Ushaka ikintu yigaburira kikayiturisha mu gakeya. Hari igihe umuntu ashaka ikintu yaturisha yacecekesha conscience ye cyangwa umutima nama we, nawe akumva ari muri abangaba bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, akumva ari muri abangaba barimo bifuza gutunganira Imana. Ariko hari igipimo kimwe kitabeshya nifuza kukubwira nanjye nkibwira. Igipimo kitabeshya kizakubwira ko iyo nyota uyifite cyangwa se utayifite. Abantu bose bafite inyota barahaguruka bakajya gushaka icyo bafite inyota. Yesu ashimwe. Haleluya. Barahaguruka bakagira gute? Bakajya gushaka icyo bafite inyota. Ubu bavandimwe bataragira umugisha wo gukizwa nkuko twakijijwe, bavandimwe bagifite inyota y'inzoga. Iyi minsi inyota yabiri miragaragara. Siko bimeze? Barahaguruka bakajya gushaka icyo bafite inyota. Iyo bagitangamo amafaranga bagitangamo amafaranga, iyo bagitangamo umwanya bagitangamo umwanya, ndetse banagitindamo kuko inyota bari nyinshi. Barabahere kuri Noheli banywa, n'uyu munsi baracyanywa, n'iri joro barongera banywe. Bamwe babyutse barwaye bya bindi twita hangover, ariko baraje bayivure, hanyuma nimugoroba basubire. Icyo nicyo kimenyetso cy'inyota. Mwabyumvise? Ntabwo nkubwira we kugira iriya, ariko nagira ngo ntuturishe umutima wawe ngo wibwire ngo uri mu bafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana. Sinturishe umutima wanjye ngo nibwire ngo ndimo, niba ntahaguruka ngo icyo afite inyota njye kugishaka. Ayi wese ubwo rugero rumvikanye. Haleluya. 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 Igipimo kimwe cyereka ko umuntu afite inyota nuko haguruka akajya gushaka ibyo anyotewe kandi akabikiramo umwanya munini. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Ubu dufite inyota, twaje hano saa 3 za mu gitondo, nimugoroba turongera tugaruke, kandi turagaruka tubyishimiye kuko dufite inyota yo kumenya ibyo Imana ikunda, kuko dufite inyota yo kumenya ibyo ishaka, kuko dufite inyota, haleluya, yo kwishurirwa kurutaho, kuko dufite inyota yo kuza kuyishimira ineza yatugiriye. Igipimo kimwe cyoroheje, ibintu ufite inyota urahaguruka agira gute? Kajya kubishaka. Wari wagira inyota nka ninjoro ikakubyutsa mu gitotsi ukajya kunywa amazi. Cyane cyane wari uriye nabi, ibintu birimo imyunyu myinshi cyangwa amafuta menshi. Haleluya. Haleluya. Turangiza 2023, inyota mu mutima wawe yo kwifuza gutunganira Imana irangana iki? Irangana n'uburyo ugiye kwiyemeza guhaguruka ukajya gushaka Imana. Irangana n'uburyo ugiye kwiyemeza guhaguruka ugatinda mu by'Imana. Irangana n'uburyo ufite ingamba mu mutima za ubu mu ngamba ufite za 2024 harimo kongera gushaka Imana kurutaho. Mu ngamba ufite za 2024 harimo kwiga ijambo ry'Imana kurutaho. Mu ngamba ufite harimo kuyikorera, harimo guterana. Niba umutima wawe uri mugwiza inyota yo gutunganira Imana, niba kandi izo ngamba zitarimo, akanyota ni gakeya, turagusabira Imana ngo ikaguhe. Haleluya. 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 Abafite inyota twese duhurira ku kintu kimwe, turahaguruka tukajya gushaka icyo tunyotewe, kandi tukigiramo umwanya. Yabaye ngombwa tugitangamo amafaranga, yabaye ngombwa tugitangamo imbaraga zacu, yabaye ngombwa tugitangamo impano zacu, yabaye ngombwa dushobora no kugipfira. Imana nishimwe. Haleluya. Ubu abantu barwanira ibihugu byabo kubikura mu karengane cyangwa n'ibindi, burya ntibaba bafite ubwoba bwo gupfa, babiteguye no gutanga amaraso yabo, kuko icyo kintu baragishaka cyane. Nubwo bo batazakibamo bakavuga ati wenda abana bacu bazakibamo. Murabyumva ibyo bintu? Imana igutera inzara n'inyota byo gukiranuka. Haleluya. Ushaka Imana n'umutima wawe wose. Kubera iki? Abo ni ijuru ryita abanyamahirwe. Hatari kuvuga ngo turashaje tutabigezeho, hatari kuvuga ngo Mana ngo waratubeshya nanone ngo 2023 irashize, ahubwo twigishe kubara iminsi yacu bituma dutunga umutima ufite ubwenge. Haleluya. 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 Abanyabwenge rero Yobu yavugaga dore kubaha Uwiteka aho babikuye. Muri Petero wa mbere 2:24, utarigeze akora icyaha niwe waduhinduye abanyabwenge. Petero wa mbere 2:24. Amen. Haravuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhereko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Ubu bwenge Yobu yatubwiraga
kubaha Uwiteka ko ari bwo bwenge, hanyuma kuva mu byaha ko ariko kujijuka, ntibinkomokamo, ntibigukomokamo, ntibikomoka mu ngamba zawe nziza warangizanya 2023, ahubwo harimo wabikoreye, harimo wabyishyuriye ikiguzi, ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we. Bibiliya iravuga ngo umuntu uvuga ko Imana itariho aba ari umupfapfa. Ubwenge tuvuga dufite tubukomora kuri Yesu, yatumazemo ubupfapfa. Imyaka twabaye tuvuga ngo Imana ntiriho, Imana ntituyitayeho, abutumaramo duhindura abanyabwenge. Ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Haleluya, haleluya. Kubara imyaka kandi ni ukumenya aho ugana mu nzira data yaguciriye, apana iyo wowe wiciriye. Haleluya, haleluya, haleluya. Turimo turavuga wa wundi utabara imyaka yo ku isi, wa wundi urenga ibya hano bishira akatugenera n'ibizahoraho. Imikorere ye n'imirebere ye itandukanye ni yacu. Kumenya ubwenge hano ku isi bishobora kugarukira ko nubatse inzu bigakunda, bikagarukira ko nakoze akantu kakampira, ariko ureba hakurya y'ubu buzima suko abireba. Haleluya. Aravuga ngo ahubwo uyu muntu naramuremye, murema mu ishusho yanjye, si ikibumbano cyapfuye kuza ngo cyiture ku isi. Ubwo atari ikibumbano cyituye ku isi kugira ngo atunge umutima w'ubwenge, nuko amenya guhagarara mu nzira Imana yamugeneye, akazigenderamo atiyobora. Haleluya. Kubara imyaka mu buryo bw'umuntu watunze ubwenge ni ukumenya aho ugana mu nzira data yaguciriye, apana izo wowe wiciriye. Haleluya. Paulo yaravuze mu rwandiko yandikiye Abafilipi 3:14, yatangije ijambo riryoshye rimeze nko gusiganwa. Haleluya. Umuntu yagize umugisha wo kumenya ko Imana imufiteho ijambo, ko Imana ifite icyo yamuremeye, ko atari hano ku isi kubw'impanuka, atangira icyo twita kumaranira cyangwa se gusiganwa. Aravuga ngo ndamaranira. Ndamaranira, mwami bivuze ko atari kugenda buhoro. Haleluya. Ndamaranira. Nta kigenda buhoro, nta kigenda uko ashaka, nta kibaho uko ashaka. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kumenya ko utari impanuka hano ku isi, umenya ko hari n'igipimo, hari n'urugendo, hari n'ahantu Imana yakugeneye. Iyo turimo tubari imyaka isanzwe 2023, mba ndushijeho kwegera gusohoza iby'Imana yangeneye, cyangwa se ndushijeho gusibira iyo ntamenye imigambi y'Imana, ndushaho gutinda gutangira urugendo rwo gusiganwa ngana mu by'Imana yangeneye. Niyo mpamvu amakamba tuzahabwa mu ijuru tutazahabwa kuko twagize imyaka 80 cyangwa 100, ahubwo tuzahabwa kuko twakoze ibyo twagombaga gukora. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu Yesu ku myaka 33 batigeze bavuga ko yakenyutse kandi yarapfuye ari muto, ahubwo yaramaze gukora ibyo yagombaga gukora. Mana nishimwe. Haleluya. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Mu yandi magambo, iyo utamaranye hari ingororano udasingira. Iyo ntamaranye, iyo ntabyihutiye, hari ahantu ntagera. Haleluya. Bibiliya y'Icyongereza yavuze ngo I press towards the mark. Icyo Cyongereza kiraryoshye ariko ni ukuvuga ngo hari mark, hari igipimo nashyiriweho, ndimo ndihuta kugira ngo nkigereho, kandi igipimo cyawe gitandukanye n'icyanjye. Reka nshuti z'Imana. Haleluya, haleluya. Twe kuba abantu bamara imyaka yo kuri kalendari gusa, aho uvuga uti isi y'umwaka narushijeho kwegera icyo data yangeneye, isi y'umwaka narushijeho kwifuza ubushake bw'Imana mu buzima bwanjye. Abari muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Kubara imyaka yo kuri kalendari na achievement za hano ku isi ni byiza, ariko byagenewe abatazi ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Ndamaranira. Yesu urimo ramarana, Yesu urimo ratanguranwa. Muri biri ijambo ry'Imana barakoresheje ngo ndaharanira kugera aho dutanguranwa, ngo negukane igihembo Imana imfitiye mu ijuru, mbikesha Kristo Yesu ari nabyo yampamagariye. Uzi ko afite ibintu yampamagariye, uzi ko afite ibintu yaguhamagariye, uzi ko yabumbiye igitabo cyawe cya 2023 avuga ati si umwana wanjye, se ko mbona bageze muri December nkaba mbona wakiri muri Janvier, ko mbona kiri mu kwezi kwa mbere, ahubwo mvuze hafi. Hari ubwo ababumbura igitabo cya 2023 akavuga ati si umwana wanjye, ko mbona kiri mu 2000. Yesu we. Haleluya. Hari n'abandi abona bataranabaho kuko bataravukira muri Kristo Yesu,
kandi nibwo dutangira kubaho. Twebwe tukamubara nk'uri hano ku isi, ariko mu ijuru bakamubara nk'utaravuka. Bareba mu bitabo bagasanga ntaravuka. Cyangwa mugasoza uyu mwaka wifuza kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Ndaharanira kugera aho dutanguranwa ngo negukane igihembo Imana imfitiye mu ijuru, mbikesha Kristo Yezu, ari byo yampamagariye. Haleluya, haleluya. Uko umwaka utashye rero, abagize umugisha wo gutunga wa mutima w'ubwenge wamenye kubara iminsi, baba bafite concern imwe, baba bafite igitekerezo kimwe, icyifuzo kimwe, ikibahangayikishije umutima kimwe, kibaza ngo data, nanejeje umutima wawe? Data, ko 2023 irangiye, ibyo wari warangeneye kuyikoramo narabikoze? Data, nanejeje umutima wawe? Bakongera bakibaza ngo narushaho kunezeza gute? Ese ibyo wari untegerejeho nabihagazemo? Reka tugaruke. Haleluya, haleluya. Isi irimo irazurungutana, ibigo kuko bikora hano ku isi biratangaza report z'ibyo byagomba gukora, barimo barangira bakareba bagasubira mu ngamba bari bafite batangira umwaka, bakavuga si ibingibi twabigezeho. Bimwe bakabona babigezeho 80%, ibindi babigezeho 100%, ibindi byarabananiye. Izo ni gahunda za hano ku isi, ariko we nanjye dukomoka ku Mana, wowe nanjye dushobora kugira umugisha wo gutunga uyu mutima w'ubwenge. Dukwiye kurangiza umwaka tuvuga ngo ese Mana, nanejeje umutima wawe? Ese niba narawunejeje, narushaho kunezeza gute muri 2024? Ese ibyo wari untegerejeho muri 2023 naba narabigezeho? Umutima utekereza ibintu ntushobora kugira amaganya y'isi. Haleluya. Ngo uhore wibaza ngo ibisi nabigezeho, ngo barantanze, baransize. Umwami Imana kuguranire aguha umutima w'ubwenge, ubasha kubara iminsi yawe, umutima utunze ubwenge, ubwenge bwifuza kurushaho kubaha Imana. Ibyakozwe n'intumwa 13:36 havuga resume ngufiya y'ubuzima bwa Dawidi. Dawidi yabaye umwami w'igitangaza, arwana intambara nyinshi arazitsinda, yewe uretse ko yabikoreyemo n'amakosa menshi, ariko imbabazi z'Imana zituma burya amakosa twakoze ahanagurwa. Hanyuma resume ivuga ku buzima bwa Dawidi, ari nayo nawe nakwifuriza igiye ku musozo w'urugendo rwawe. Haravuga ngo byakozwe n'intumwa 13:36, ntago batubwiye imidugudu myiza yari yarubatse y'amazahabu, ntibatubwiye imizi y'ibitamenwa yari afite kandi yari abifite, ntibatubariye amazahabu yasize arundiye umuhungu we kugira ngo azubake inzu y'Imana, kuko muribuka ko we atayubatse, kuko Imana yari imubwiye ati wamenye amaraso menshi, we ntuzayubaka. Resume y'ubuzima bwe ntivuga ibyo byose byiza by'ibitangaza Dawidi yakoze, ariko resume ye ari nayo nkwifuriza ku buzima bwawe, ari nacyo gipimo wajya ubariraho uko umwaka ugenze. Ngo kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza, arabora. Haleluya, 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 haleluya. Ubu 2023 irarangiye, 2023, ariko nari nkwiye kuba mfite report mu mutima wanjye n'imbere y'Imana ivuga ngo Rutansi 2023 amaze gukora iby'Imana yashatse byose, arambuka ajya muri 2024. Hanyuma ku musozo w'urugendo igihe umwuka wanjye uzaba umaze kunshiramo, hakaba havuga irindi jambo rivuga ngo Hortense amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira. Ikibabaje rero nuko ari abantu bazasinzira batarasohoje iby'Imana yasabaga ko bakora byose. Ariko impamvu tubari imyaka tukavuga ngo turangije 30-40, Imana ikadushyiraho kano gahe kaba ari agahe kongera kwisubiramo, ukavuga uti 2023 niba ntarahagaze mu by'Imana yashakagamo, 2024 Mana umubona, Mana umpa imbaraga zo guhagarara mu byo ushaka n'ibyo wangeneye. Haleluya. None mu Cyongereza aho havuze ngo after he had served his own generation, muzi ko hari abantu tugomba gusavinga muri generation twavutsemo. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Abari muri Kristo Yesu ntibabaho ku bwabo gusa, ahubwo bagenewe gukorera urubyaro bavutsemo. Ngo Dawidi amaze gusavinga his own generation, ngo kubw'ubushake bw'Imana, hanyuma arasinzira. Imana ibaha umugisha. Ndifuza gusiga agatekerezo n'akabazo mu mutima wawe kagutera kutabara imyaka nk'uko abisi bayibara, kagutera kudafeta amabunane n'amabonane n'amaniya nk'uko abisi babikora. Agatekerezo mu mutima wawe, aga question mark, akabazo kagutera kwibaza iki Imana yo ibitekerezaho iyo umwaka utambutse nyuma y'undi mwaka, akaba ari cyo nawe usingira.
haleluya, haleluya. Hanyuma ndangiza kandi, wowe wibwira ko utabibashije ukaba warangizanya ipfunwe umwanzi yakurashe, ndashaka gusigira iri jambo soza. Abafilipi 1:20. Hari igihe umwanzi aduteza ikintu kimeze nko kurorongotana, agahora kwibutsa gusa ibyo utashoboye, none na 2024 ukayitegerezanya urwikekwe, ukayitegerezanya intege nke, ukayitegerezanya kubwira ngo n'ubundi ni hahandi hanjye, sinjya mbishobora, sinjya nsinda, sinjya mbibasha, ndagambirira sinsohoze. Umwanzi akagutega utarana winjiramo. Abafilipi 1:20. Haleluya. Umva uko dukwiriye gutegereza umwaka wa 2024, ngo kuko ntegerezanya, haleluya, ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose. 2024, wowe nanjye abari muri Kristo Yesu, umva uko dukwiriye gutegereza. Ntegerezanya ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose, nk'uko bimeze ubu, nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Haleluya. Nta bwoba ninjira na 2024, ntegereza mfite ubushizi bw'amanga. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga ngo dore icyo mfitiye amatsiko kandi niringiye kuzabona, nta kizatuma nkorwa n'isoni, ahubwo ubu nk'uko bisanzwe nzakomeza kuvuga nshize amanga, kugira ngo naho nabaho cyangwa napfa, imibereho yanjye iheshe Kristo ikuzo ryinshi. Haleluya. Ndakwifuriza ko 2024 imibereho yawe yose yarushaho guheza Kristo ikuzo, ubuzima bwanjye bukubahisha Imana, ibindi ni inyongezo azazikongeza. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Utwigishe kubara iminsi yacu.